ikaze nanone kuri The Boss Papa nk'uko bimenyereye kuri The Boss Papa indirimbo ziba zihari hanyuma kandi n'abakunzi ba Ruhago tukabazanira amakuru aturuka muri Tsinda Batsinde Football Academy. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira na Ishimwe Elie, urugendo rutoroshye rwo amazemo iminsi ndetse no muri equipe nationale y'abatarengeje imyaka 15. Reka rero tubabwire ngo mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Ikaze kuri The Boss Papa. Murakoze. Ntabwo ari ubwa mbere twakiriye muri studio za The Boss Papa. Hanyuma ubifata ute? Murakoze, amazina nitwa Ishimwe Elie, nkaba ndi umukinnyi wa Tsinda Batsinde Football Academy, nkaba na kapiteni ya equipe nationale ya batarengeje U15 cyangwa 15. Yanshimisha kubona bigiye ngaruka hano muri The Boss Papa. Ku myaka yawe umaze kugira imyaka ingahe? 14. Ku agaseve kawe kamaze gutubuka? Ni ukubera gukora cyane. Hanyuma rero Ishimwe Elie muramumenyereye cyane. Ishimwe Elie yagiye ku mugabane w'i Burayi, abasha kwitwara neza muri equipe ya. Watubwira mu ncamake muri Anderlecht uko byagenze? Murakoze, muri Anderlecht ko byagenze, naje kugirirwa amahirwe mu bana 28 batsinda batsinde, za gutorwamo nk'umwana nyine bagira icyizere agiye guhagarara abandi agiye gukora igeragezwa. Gezeyo bigenda neza ndatsinda, nimanza no gusubirayo na bigenda neza. Elie rero muri Anderlecht yitwaye neza, hanyuma imyaka ye kubera ko imufata biragoye ko yagumayo, aragaruka ariko kandi yongera gusubirayo muri no Grand Vacances. Hanyuma muri Grand Vacances yaragiye, byagenze bite? Byagenze neza. Werekeje naho nanone wasubiyeyo, hanyuma werekeza mu ikipe ya Berser. Byagenze bite? Byagenze neza kuko equipe ya Bruxelles niho nakuye iki gikombe mubona. Iki gikombe cyitwa gute? Cyitwa, bivuga mu Kinyarwanda. Ni igikombe nyine cya turunwa cyangwa cy'amakipe yo kwitegura neza cyangwa cyo kugaragaza yuko nyine harimo ubaye umukinnyi mwiza, wahize witwaye neza muri iryo rushanwa. Ngayo nguko rero Elie yasubiyeyo, abasha kwegukana, abasha no kuzana igikombe. Igerageza naryo yararitsinze koko nk'uko yabyivugiye, test yari yagiyemo yabashije kuyipasinga neza. Igihe nikigera imyaka ye ikabimwemerera, tuzumva yarabonye amahirwe yo gukina ku mugabane w'i Burayi. Kandi n'izo nzozi natwe nicyo twifuza, kuko twabona umwana w'umunyarwanda abasha gutera intambwe akagera ku mugabane w'i Burayi ahagejejwe n'impano ye, nta kindi kibimufashije. Hanyuma rero Elie, si ibyo gusa, umaze kugaruka hahise haba Bayern Munich y'urubyiruko y'abatarengeje imyaka 16. Iyo nayo warayatinze, wabashije kuba selected, ugenda muri equipe ya Bayern Munich y'abana 10 babashije gutoranywa hano mu Rwanda bazerekeza i Munich. Byagenze bite? Murakoze, byagenze neza ariko navuga yuko byari bikomeye cyane, kubera yuko impamvu mvuga ko wari na kapiteni. Impamvu mvuga ko byari bikomeye, twari abana 100 bashakamo abana 10. Urumva ko muri abo bana 100 kugira bagufate bisaba gukora cyane cyangwa kugira nyine icyo ugaragaza cyangwa icyo ubona ushoboye. Icyananshimishije nuko muri abo 10 baje kumamagara ndi wa kabiri, nza no kuba kapiteni, tuza no kujya i Munich mu Budage mbahagarariye. Byaranshimishije cyane, kandi urabizi ko kapiteni ni ikintu gisaba gukora toroshye, kandi uri n'umwana. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Mfite 13. Hanyuma Elie, twagiye match ya mbere yagenze ite? Sura cyabyibuka na Amerika? Ndabyibuka. Match ya mbere twagiye twihuta. Match ya mbere ya Mikali, twanjije gukina match 3 za Mikali. Iza Mikali. Match ya mbere twakinnye
n'Abahinde tubatsinda 1-0. Sitasiyo twagiye match ya kabiri kabiri dukina na Mexique sitwakitwara neza dutsinda 1. iya kabiri dukina na Germany tuyitsinda 2-0. hanyuma rero reka tuve muri match amikali tuze mu zirushanwa ya shampiyona. Yego. Ya match za shampiyona ndakeka iya mbere twakinye na Nigeria. Irabatsinda. Ni itsinda ryacu ryari rinakomeye cyane. Iya kabiri dukina na South Africa. Match ya mbere twaranganyije ubusa ku busa. Match ya kabiri ya Nigeria dutsinda South Africa. Ya kabiri idutsinda 1-0 ku burangare bwacu nyine tenuka dutanze kwinjira mu mukino. Match ya gatatu dukina na Amerika tuyitsinda 3-1. N'igitego ngo watsinze kitabaho. N'ubu ngubu bamwe usubu wagiteguye mbwira nyine kidusobanura umufana umuntu uri kutureba hanga ko ryahita abishushanya akavuga ati cyari kimeze gute. Igitego natsinze barebe Bukayo Saka ibitego yamatsinda muri iyi minsi. Uko ibitego ari gutsinda niko cyo kimeze. Nuko fata umupira turutse uri umweri turutse ku hande agakavinga nyine umuzamu agacika baragiye mu izamu. Murabyumvise uko byari bimeze. Ishimwe Eri baba bagize gutya bavuye i Munich bagaruka ariko bari ku mwanya wa kangahishe wa gatanu. Urumva ko atari umwanya mubi mu ma equipe 8 yari yatendinze. Ni 8? Ni 8. Yego. Hanyuma rero reka duhite tugaruka. Ishimwe yaje itajya muri kampu y'Amavubi y'abatarengeje imyaka 15. Hanyuma ho byagenze bite? Byagenze neza. Wabyakiriye ute? Bwari ubwa mbere ugeze muri equipe nationale, ni ikintu kitoroshye. Wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza kubera yuko hariya niho buri mukinnyi wari wese akina ashaka. Waba uri muri ihe club yaba ari miki cyangwa niba bashaka equipe ya nationale. Mbere na mbere rero iyo baguhamagaye hariya cyo giye muri kampu nuko baba babona ko hari icyo ufite ushoboye ushobora gutanga ugahagarira abagenzi bawe neza. Babona mbega ko aricyo bagiye kugukuramo. Wigeze ubirota? Oya, sinigeze mbirota ariko nikigera muri tsinda batsinda nabonye ko byose bishoboka kuko hari ikintu kiza cyatuma ujya muri equipe nationale. Abayobozi beza buri kimwe cyose njye nanjye kirimo bitanumva ko gukina equipe nationale bishoboka. Hanyuma ni iki kintu yaba ari umukino wa Bayern sibyo ari shampiyona y'abatengeje imyaka amarushanwa y'abatengeje imyaka 16 ya Bayern Munich ndetse na Sekafa, niki byagusigiye? Yansigiye ibintu byinshi cyane, isomo rikomeye ngomba gukora cyane kandi nkabona ko bishoboka kuko iriya turunwa ya Bayern. Ikindi nanishimiye nuko mu bana 16 bafashe beza ko baduselectionye mu bihugu byose 8 naje nabonetsemo ndu wa karindwi. Yanshimishije binyereka ko nakoze cyane bishoboka nimba bafashe ndu wa karindwi bashobora kumfata ndu wa mbere cyangwa wa kabiri. Kipe nationale ho ni byinshi cyane. Muri Sekafa aho wigiye niki yagusigiye? Icyo yansigiye kinakomeye cyane ni ugukora nayikoresheje nashyiramo imbaraga kuko harimo bagenzi nabonye nyine bageze ku yindi level ku rundi rwego tugomba kwigiraho. Njye nawe ko ngomba gukora kandi nabonye ko bishoboka nanjye nkanageraho abandi bagenzi banjye bageze. Hanyuma rero ibyo byose wabonaga ari iki kintu? Reka tugaruke muri Sekafa cyane kuko bagenzi bawe twabiganiriyeho ariko nawe ndashaka kumenya ugereranyije equipe yacu na equipe yanyu mubonaga ari ikihe kinyuranyo kiri hagati? Ikinyuranyo cyo cyari gihari cyo banaturushije cyane ko na n'umukino n'umwe mwabacije gutsinda. Cyo nawe twatsinze ariko kutawutsinda nuko adversaire yaturushaga amahirwe kabaga twakinye babibona ko twanakinye ko bakaturusha amahirwe. Ikintu tubona baturushije
ni ukumenyerana. Ikintu cyari ikinyuranyo mbese uko kumenyerana ni ibyo abana babaganirizaga ati twebwe turamenyeranye turabana, cyangwa se nibyo mwabonaga bitewe n'imikinire yabo? Twabibonaga mu mikinire yabo, je z'imikino cyangwa match zabo twabonaga ko bamenyeranye, kandi harimo nabo twajyaje kuganira nabo batubwira ko n'ubundi bo nabo baba hamwe nyine baba baziranye. Hanyuma ngendeye kuri icyo, niki wasaba cyangwa se niki wumva cyakorwa kugira ngo natwe abanyarwanda, ikipe y'u Rwanda Amavubi, buri cyiciro cyose natwe dutangire tuzana ibikombe iwacu? Ubona ari iki cyakorwa? Icyo mbasaba ni ugukomeza kutwitaho, bakadushakira match shampiyona z'abatoya, bakadushakira izo match mekare, bakareba ukuntu badushyira hamwe tukabana nyine tukamenyerana. Igihe cya shampiyona cyangwa igihe cy'irushanwa cyagera tukaba twagenda tuzanye cyangwa tumenyeranye. Hanyuma ndagushimiye cyane kubw'ikiganiro dukoranye, amasaha yadufashe twari kuganira byinshi, ukatubwira ibyo wabonye muri Bugesera, ukatubwira ibyo wabonye ahantu henshi wagiye ugenda, ariko igihe ntabwo kidukundiye. Hanyuma turi gusoza, iki kintu wabwira abaduteze amatwi? Murakoze, sinagenda nashimiye abayobozi bacu, Minispoc ya siporo na Minisiteri ya siporo na Ferwafa na perezida wacu wa Tsindabatsinde. Ntabwo yagenda n'abashimiye kubw'ubuhema n'uburyo bakomeje kudufasha, kandi nkomeje gushimira n'abakunzi bacu bakomeje kutwereka ko badushyigikiye, kandi nanjye nkambijeje yuko nkomeje gukora cyane kugira ngo nkomeze mbahe ibyishimo. Murakoze cyane, ugire umunsi mwiza kandi ukomerezaho. Reka rero tubashimire mwebwe mukomeje kureba ikiganiro cyacu, tumaze kuganira na Ishimwe Elie, kandi tubabwire ngo muhahe muronke.